Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana nziza, Imana itwitaho, Imana ibana natwe, kandi tugushimiye ko tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi twese tuboneze rwose, dukure mu gahe wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Twejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Twemerere ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo, kandi rigira aho ridukura n'aho ritugeza mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, duhagaritse imyuka mibi mu izina rya Yesu. Dutumiye umwuka wera kugira ngo abane natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Reka nsome mu izina rya Yesu. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, iri ni ryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima uyu munsi, niryo jambo ry'uyu munsi. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Bene data, ikibari dushakaho ni uko dukora ibyiza. Umuntu utagendera mu nzira y'ababi, umuntu udakora ibibi, Imana iramwishimira, Imana iramukunda. Nimureke rero twirinde gukora ibibi, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Dukwiye gukora imirimo myiza, dukwiye gukora ibyiza, kuko nicyo Imana idushaka. Kuko ngo iyo umuntu avuze ibitunganye, iyo umuntu akoze ibitunganye, Imana ngo iranezerwa. Nimureke rero tunezeze Imana, nimureke tunezeze Imana dukiranuka, tunezeze Imana tuvuga ibitunganye, mureke tunezeze Imana dukora ibyiza, kuko ikidushakaho ni uko dukora ibyiza, ikidushakaho ni uko dukiranuka. Ntabwo Imana yize iduhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Bene data, nimureke twiboneze nk'uko Imana iboneye, kuko Imana ni urumuri, kandi n'abayigenderamo bagomba, n'abayikunda n'abayemera bagomba kugendera mu rumuri. Nimureke rero dukora ibyiza, kuko nibyo Imana ishaka. Nitwifuza iby'abanyabyaha, nitwifuza ibidafite umumaro, kuko bene data ndagira ngo mbabwire ngo muri isi turi abashyitsi. Niyo mpamvu buri muntu wese akwiye guhora yitunganya, buri muntu wese akwiye guhora akora ibitunganye, kuko ntawe uzi umunsi n'igihe, ntawe uzi igihe azatungurirwa. Buri muntu wese rero nakora ibyiza uko ashoboye, buri muntu wese nakiranuka uko ashoboye, kuko nicyo Imana idushakaho. Imana yifuza ko buri muntu wese yakora ibyiza, Imana yifuza ko buri muntu wese yakizwa. Ntabwo Imana ijya yishimira ko umuntu yapfira mu byaha. Bene data, nimureke tureke inzira mbi, gukora neza nibyo by'igiciro. Ni ukuri Imana yabajije Kahini, iramubaza ngo ese nukora ibyiza ntuzemerwa? Mwene data, nawe nukora ibyiza uzemerwa. Reka gukora ibibi, reka kugambana, reka gutukana, reka kubeshya, reka kwiba, reka gukora ibibi. Nukora ibyiza nukuri uzemerwa. Icyo Imana idushakaho ni uko dukora ibyiza. Inzira mbi, kunyura mu nzira mbi, gukora ibibi, nta nyungu yabyo. Kuko bene data, murabizi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Ndabifuriza rero ko mwese muzabona impano y'Imana, aribwo bugingo buhoraho, kuko Imana ijya kutwereza umwana wa Yesu Kristo kugira ngo azadupfire tubone ubugingo.
ni uko yari idukunze urukundo rwinshi, iremera iduha umwana wayo, iremera utarigeze kumenya icyaha imuhindura icyaha ku bwanjye no ku bwawe. None ni iki gituma dukomeza kugendera mu bibi? Imana yatugiriye ubuntu, Imana yaduhaye impano ari we mwana wa Yesu Kristo, kugira ngo tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke duharanire kuzagira iherezo ryiza, kuko hano mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Imana itugirire neza. Iyo umuntu rero akiranutse agakora ibyo Imana ishaka, akirinda ikibi n'igisa nacyo, ni ukuri agubwa neza, kuko mu Mana harimo byose. Ntawiringiye Imana uzakorwa n'isoni, kandi Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wowe icyo usabwa ni ugukiranuka, ni ugukora ibyo Imana ishaka. Kandi Imana yaravuze ngo nkunda abankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona, ngo ubukire n'icyubahiro ngo biri iwanjye, ngo kandi ngo n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imana itugirire neza. Murumva rero ko mu Mana harimo byose. Imana itugirire neza. Nushaka n'Imana umwete uzayibona, izakwiyereka. Imana iri hafi y'umuntu uwo ari we wese. Ni wowe wo kuyishaka, ni wowe wo kuyegera, ni wowe wo kuyihamagara uko ushoboye, ukayegera ikabana nawe, ukayibwira ibyo ukeneye, ukayibwira ibyo yifuzaho. Ariko ndagira nkubwire ngo ubukire n'icyubahiro biva ku Mana. Imana itugirire neza. Kandi ijambo ry'Imana rindi rirambwira ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Mwene data, icyo usabwa ni ukubaha Uwiteka ukanicisha bugufi, ibindi byose uzabihabwa, kuko mu Mana harimo byose. Ntabwo ari ngombwa kujya gukora ibibi, ntabwo ari ngombwa kugambana, ntabwo ari ngombwa gukora ibiteye isoni kugira ngo ubeho, kuko Imana yacu irashoboye, Imana yacu irakora, Imana yacu ihoraho, Imana yacu ntigihinduka, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Sinzi impamvu umuntu akora ikibi kugira ngo abeho, sinzi impamvu umuntu akora ikibi kugira ngo agere ku bintu byinshi, ariko mwene data ndagira nkubwire ngo ibyiza biva mu Mana wabibona udakoze ibibi. Icyo usabwa ni ugukiranuka, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Icyo usabwa rero ni ugukora iby'Imana ishaka, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Umuntu wese wirinda icyaha, umuntu wese wirinda ibibi n'ibisa nabyo, ni ukuri azagubwa neza, kuko mu Mana tujya tugubwa neza. Mu Mana tujya tubona ibyishimo tutahabwa n'umuntu uwo ari we wese. Mu Mana tuboneramo amahoro, mu Mana tuboneramo ubukire, mu Mana tuboneramo icyubahiro. Oh haleluya! Ariko ikiruta byose tubikiye ubugingo. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke twirinde ikibi, mureke dukora ibyiza, kuko nicyo Imana idushakaho. Imana itugirire neza. Ikintu cyose uzakora nuba mu Mana, icyiza cyose uzifuza nuba mu Mana neza, utayiryarya, utayibeshya, icyiza cyose uzifuza uzakibona, kuko mu Mana harimo byose, kandi Imana ni byose. Ni ukuri ndabinginga kugira ngo mukomeze mugendere mu nzira yo gukiranuka, nanjye nkomeze ngendere mu nzira yo gukiranuka, kuko nicyo Imana idushakaho. Imana itugirire neza. Ngo ariko ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Imana itugirire neza. Ababi, nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo izina ry'umunyabyaha rizabora ryibagirane. Nta umubi rwose ingororano ye ni ukurimbuka. Ariko ndagira nkubwire wowe nkurikiranye, ntabwo ari byiza ko wategereza kurimbuka. Uracyafite ayandi mahirwe. Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, Imana iracyateze amaboko. Uyu munsi wafata umwanzuro ukagarukiraho, ukareka ibibi, kuko ibibi ntacyo bimaze. Mwene data, nukora ibyiza uzemerwa. Icyo usabwa ni ugukora ibyiza, icyo usabwa ni ugukiranuka. Va mu bibi, va mu mwijima, witekereza ko uzarimbuka, witekereza ko uzajya mu muriro utazima, ahubwo fata umwanzuro uyu munsi. Niba hari ibyo wari urimo bidafite umumaro, niba hari ibyo wari gukora bidafite umumaro, niba hari ibyo wakoze bidashimisha Imana, niba hari uwo wagambaniye, fata umwanzuro uyu munsi uve mu mwijima, ureke ibyo bibi, uze mu Mana,
kuko Imana iteze amaboko ngo ikwakire. Imana iragukunda, Imana iragushaka, Imana ntabwo yifuza ko hari umuntu upfira mu byaha, ahubwo inezerwa iyo ibonye umuntu ahindukiye akihana akareka ingeso mbi. Imana itugirire neza, kandi iyo umaze kwihana ibya kera, ibyo wanyuzemo, ibyo wagendeyemo byose biribagirana, ukabaho uri umukiranutsi. Niyo mpamvu nkwinginga aho nkurikiranye, wari uri gukora ibibi, wari uri kugendera mu nzira mbi, wari uri kugendera mu nzira z'abanyabyaha, garukiraho ufate umwanzuro, uce bugufi aho uherereye, usaba Imana imbabazi. Ni ukuri gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari, ahubwo ni ubutwari. Imana iragushaka kandi iragukunda, kandi yifuza ko uzabona iherezo ryiza, kuko ijya kutweza umwana wa Yesu Kristo w'ikinege kwari ukugira ngo ni ukuri tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Iragushaka nawe rero, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uce bugufi usaba Imana imbabazi. Irakubabarira, igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza, ngo kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ngo ariko inzira y'ababi izarimbuka. Imana itugirire neza bene data. Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, Uwiteka azi abayikunda, Uwiteka azi abatayiryarya, Uwiteka azi abakiranutsi, kandi ngo ijisho ry'Imana riri ku bakiranutsi. Oh haleluya! Ijisho ry'Imana riri ku bakiranutsi, kandi ngo itegera ugutwi abakiranutsi, ikumva gutaka kwabo. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo nimureke dukiranuke, kuko umuntu ukiranutse ijisho ry'Imana rimuhoraho. Oh haleluya! Kandi wataka Imana ikakumva, kuko uba wayubashye ukanayubahisha, nawe ikagusubiza. Icyo Imana idushakaho ni uko dukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, ni uko tuyubahisha ahagaragara n'ahatagaragara. Bene data, nicyo Imana idushakaho. Reka mbabwire, Yosefu ari kumwe na Mukapotifari. Mukapotifari yashatse kumugwisha mu cyaha, ariko Yosefu arangije aramubwira ngo ntabwo bishoboka ko nacumura ku Mana yanjye. Bene data, natwe dukwiye gufata urugero kuri Yosefu, ubundi tukubahisha Imana ahatagaragara n'ahagaragara, tukaba abahamya, tugahamya uwo twemeye, tugakora ibyiza, tukirinda ikibi, kuko Imana idusaba gukiranuka. Ese mwene data, ndagira nkubwire ngo niba ugera ahantu hari abantu ugakiranuka, wagera aho batakureba ugakora ibibi, ugira ngo ijisho ry'Imana ntirikuriho? Imana ibera hose icyarimwe, kandi ijisho ryayo ribera hose icyarimwe. Ndagira nkubwire ngo nuwibwira ko uzajya gukorera ibibi ahatagaragara, Imana izabikureba. Abantu ntibazaba bakureba, ariko Imana izabikureba. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo dukore ibyiza, kuko ngo inzira y'abanyabyaha inzira y'abanyabyaha ni ukurimbuka. Imana itugirire neza, ariko ndabinginga ntimuhitemo kurimbuka, ntimuhitemo kuba mu muriro utazima, ntimuhitemo kubabarira ubuzima bwose, ahubwo uracyafite amahirwe. Wowe uri kunyumva uracyafite amahirwe. Niba hari ibyo wari gukora, niba hari ibyo wari kugenderamo bidahesha Imana icyubahiro, ca bugufi usaba Imana imbabazi, kugira ngo nawe uzahabwe ubugingo buhoraho. Kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo. Kandi tubonye ko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, Uwiteka azi uko witwara, Uwiteka azi niba ukora neza, kandi ngo Imana ngo igihe iraranganya amaso iri mu ijuru, ngo ikareba abanyabwenge bayishakana umwete. Buri muntu wese rero amuzi, irakuzi, iragusobanukiwe. Ngewe ntabwo namenya uko witwara, kuko sindi mu mutima wawe, ariko Imana ibirebera hose icyarimwe, Imana ibera hose icyarimwe, izi ibyo ugenderamo, izi ibyo ukora. Ushobora kubikorera ahihishe, ushobora kubikorera ahiherereye, ariko ndagira nkubwire ngo inzira y'ababi izarimbuka. Ukora ibibi azahembwa urupfu, ariko ukora ibyiza azahembwa ubugingo buhoraho. Amahitamo ni ayawe, ariko ntago nakwifuriza ko wazarimbuka, ahubwo ndakwifuriza kuzabona iherezo ryiza. Ndakwifuriza ko twazabana mu gitaramo cy'abera. Fata aya mahirwe, wihane, uve mu bibi. Ni ukuri Imana iragushaka. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, igihe ni iki kugira ngo umwakire. Hano mu isi turacumbitse, hano ntago ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Fata aya mahirwe, wakire Yesu Kristo. Uyu munsi ni wawe, ejo ntuhazi. Mwakira kubera umujyanama, kubera inshuti, agufata ukuboko, kandi umenye ko muri Kristo tuboneramo amahoro utakura ahandi hantu.
tuboneramo ibyishimo utahabwa n'ikindi kintu, kandi ikiruta byose tuboneramo n'ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Mwene data ndagira nkubwire ngo ufite uyu mwana niwe ufite ubugingo, ariko udafite uyu mwana w'Imana nta bugingo afite. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umufate umwimike mu mutima wawe, gufata ukuboko kugira ngo uzasoze urugendo amahoro. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ahubwo ni amahitamo meza. Imana ikomeze ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye kuri Imana ibana natwe, tugushimiye kutwitaho. Ijambo ryawe Mwami riradukebuye, riratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicane n'abakobanyi. Mana, turakwinginze kugira ngo uturinde kugendera mu nzira mbi, uturinde kugendera mu bibi, uturinde gukora ibyo utishimira, ahubwo duhe gukiranuka ku gato no ku kanini, kuko nicyo dushakaho. Mana, waturemeye imirimo myiza, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo abankurikiranye nabo baye gukora imirimo myiza, baye gukora ibyo gukiranuka, baye kwirinda, baye gukora ibyo ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami ubarinde kujya mu bidafite umumaro, barinde kujya mu ngeso mbi, ahubwo baye gukiranuka buri munsi. Ikiruta byose Mwami, ndakwinginze kugira ngo bampere imbaraga, kuko bo ntabwo bakishoboza, kuko Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Ndakwinginze kugira ngo bahe imbaraga, kandi barwanire intambara bazi n'izo batazi. Ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo, abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda b'amahoro yo mu mutima. Mu izina rya Yesu Kristo, tukuretse abapfakazi n'imfubyi nabo biteho, bagirire neza. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka, wongera abakizwa, wongere uhembure umurimo wawe, wongere usuke ububyutse mu itorero. Mu izina rya Yesu Kristo, abacitse intege bongerera imbaraga. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho Mwami, baremere igitangaza nk'uko Isaka yingingiye Rebeka ukabaha abana b'impanga. Ndakwinginze Mwami, buri wese uko akwifuza kubone, kandi buri wese umunezeze. Urakoze Mwami, kumvishe gusenga. Icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibamere umugisha, kandi biteho bagirire neza. Ikiruta byose Imana ikomeze ibarindire ubugingo. Nawe utaha. Bye.